Ngiriwe neza abadukurikiye kuri ino YouTube channel. Uyu munsi turarebera hamwe amategeko y'umuhanda, ariko turahera ku ngingo ya kabiri. Reka dutangire turebera hamwe ingingo ya kabiri muri iyi gazeti yacu ikitubwira. Ingingo ya kabiri irebana n'ubusobanuro bw'amazina akoreshwa mu igazeti. Hari ijambo inzira nyabagendwa. Inzira nyabagendwa rivuga imbago zose z'imihanda minini, amabaraza, aho abantu nyamwinshi bahurira, aho amamodoka zihagarara, inzira n'utuyira two mu muhanda, ibiraro, ibyombo, mbese ku buryo rusange imihanda nyabagendwa yose igendwamo ku butaka. Nicyo twita inzira nyabagendwa. Naho hano bikaba bitandukanye n'umuhanda. Umuhanda byo bivuga igice cyangwa ibice by'inzira nyabagendwa bigendwamo n'ibinyabiziga. Iyo nzira nyabagendwa ikaba yagira imihanda myinshi itandukanye ku buryo bugaragara n'ubutaka bwayo cyangwa ubusumbane. Noneho tumaze kubona yuko inzira nyabagendwa ireba imihanda yose n'utuyira, nubwo twabirebye hariya haruguru, n'umuhanda tukabona yuko ari igice cy'inzira nyabagendwa. Tugiye kurebera hamwe inzira y'ibinyabiziga. Noneho ibyo bivuga iki? Inzira y'ibinyabiziga ni imihanda n'inzira biwukikije. Ijambo igisate cy'umuhanda naryo rirakoreshwa. Bivuga kimwe mu bice bigabanyije umuhanda mu burebure bwawo, bishobora kugaragazwa n'umurongo umwe ukomeje cyangwa igice n'uduce dukurikiranye, ariko icyo gisate kikagira ubugari buhagarije ku buryo ibinyabiziga bitari amagare, velomoteri cyangwa amapikipiki bigenda bibangikanye. Ibyo tuzabibona mu ngingo zikurikira, aho tuzabona yuko ari ahantu byemewe yuko ibinyabiziga bigomba kugenda bibangikanye. Twagiye kubikurikira. Akayira k'amagare byo bivuga iki? Tumaze kubona igisate cy'umuhanda, reka turebere hamwe n'akayira k'amagare. Bivuga igice cy'inzira nyabagendwa cyagenewe kunyuramo amagare na velomoteri, bikagaragazwa n'ikimenyetso cyabugenewe
naho isangano n'inkomane byo bivuga iki? Aya magambo yo nayo arakoreshwa mu igazeti, bivuga ahantu hose imihanda ihurira, aho umuhanda urasukira ku wundi, cyangwa mu maharakubiri y'inzira nyabagendwa, ubwo hakabarirwamo imyanya igizwe n'ayo mahuriro n'izo nkomane cyangwa n'ayo maharakubiri y'imihanda. Tumva amaharakubiri ni uburyo imihanda iba iteyemo. Ndaza kubereka nitujya gusoza, ndaza kubereka nitujya gusoza ino gazeta pana gusoza ino ngingo, nzabereka ibyo bishushanyo by'izo maharakubiri naho inkomanizo z'imihanda ziri, nzabibereka. Ijambo akayira byo bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenwe gusa abanyamaguru cyangwa ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. Naho inzira y'igitaka bivuga inzira nyabagendwa yagutse kurusha akayira, ariko ubusanzwe ikaba itagenewe ibinyabiziga bibiri. Mu gihe akayira kagenewe ibinyabiziga bibiri, ariko inzira y'igitaka yo ntabwo igenewe ibinyabiziga bibiri. Niho hantu bitandukaniye, niba kikuzanira mu kizamini cya leta uzakimenya ko cya polisi. Inzira y'igitaka ikomeza kwitwa ityo iyo isa n'umuhanda igihe irasutse gusa mu yindi nzira nyabagendwa. Naho ijambo urusisiro byo bivuga ahantu hose hari amazu yegeranye cyangwa afatanye, ari ku ruhande urwo arirwo rwose rw'inzira nyabagendwa, cyangwa se aho binjiriza n'aho basohokera hagaragazwa n'ibyapa by'aho hantu. Iyo tuvuze insisiro muzajye mwumva karitsiye, amakaritsiye mutuyemo byo tuvugamo, ariko mu gazeti icyemewe no gukoresha insisiro. Ijambo umuyobozi ubwo umuntu wese utwaye ikinyabiziga cyangwa uyobora mu nzira nyabagendwa inyamaswa zikurura, zikorera cyangwa zigenderwaho, cyangwa amatungo yaba ubushyo cyangwa imwe, ni ukuvuga umuntu wese uzaba utwaye uriya umushumba, abantu bagenda ku mashavari, abantu bagenda ku kinyabiziga icyo ari cyo cyose, igare, amamodoka, amapikipiki,
ibindi byose bishobora kugenda mu muhanda. buri wese mu igazeti bamwita umuyobozi. Ijambo umuyobozi ubifitiye ububasha bivuga umwe mu bakozi bavugwa mu ngingo ya 3 y'iri teka, ariyo turageraho niturangiza, wambaye ku buryo ugaragazwa n'ibimenyetso by'imirongo ibishinzwe. Iyo umugenzi ahageze, umuyobozi ubifitiye ububasha ashobora kuba adafite ibyo bimenyetso, ariko rero agomba kugaragazwa ko abifitiye ububasha. kuvuga na polisi buriya ni umuyobozi, igihe iri mu muhanda ibituyobora. Ijambo ikinyabiziga bivuga ikintu cyose gikoreshwa mu gutwara abantu n'ibintu ku butaka, kimwe n'igikoresho cyose kigendeshwa, gihingishwa, gikoreshwa mu nganda cyangwa ahandi. Aho ijambo ikinyamitende byo bivuga ikinyabiziga cyose nk'igare ry'ikiziga kimwe, ry'ibiziga 2, 3 cyangwa 4, kigendeshwa n'ingufu z'abantu bakiriho, nko kuba bakoresha ibirenge cyangwa intoki. Aho ijambo igare byo bivuga ikinyamitende cy'ibiziga 2. ni ukuvuga imodoka yo ntabwo ari ikinyamitende, ko ntabwo gikoreshwa n'ingufu z'abantu, zikoreshwa n'ingufu za moteri. Ijambo velomoteri bivuga ikinyabiziga gifite ibiziga bitarenze 2 kandi gifite moteri itarengeje santimetero kibe 50 cyangwa imbaraga zitarenga kVA 4, kandi hakurikijwe uko cyakozwe. Umuvuduko wacyo ntarengwa ku isaha akaba ari kilometero 60 mu isaha. Igare na velomoteri bidahetse ababigenderaho ntibifatwa nk'ibinyabiziga. Igare na velomoteri bidahetse ababigenderaho ntibifatwa nk'ibinyabiziga. Ijambo ipikipiki bivuga ikinyabiziga cyose cy'ibiziga 2 gifite moteri ukuyemo za velomoteri. Urumva ikintu cyumva. Amagambo ikinyamitende 3, ikinyamitende 4 bifite moteri bivuga ibinyabiziga by'ibiziga 3 cyangwa 4 bitarengeje uburemere bw'ibiro 400, kandi moteri ikaba itarengeje santimetero kibe
350 cyangwa imbaraga zayo zikaba zitarengeje kVA 15. Gushyiraho intebe ku ruhande cyangwa rumoroke inyuma ibinyabiziga byavuzwe ku bika 13, 14, 15, 16 ntacyo bihindura ku rwego rw'ibiriho. Ijambo ikinyabiziga kigendeshwa na moteri bivuga ikinyabiziga cyose gifite moteri kigendesha kandi kigendeshwa n'ibikigize. Ijambo imodoka bivuga ikinyabiziga cyose kigendeshwa na moteri uretse za velomoteri, ipikipiki, ibinyamitende 3 cyangwa 4 bifite moteri ni amashini zikururwa n'izindi zihinga zifite moteri zikaba kandi ku busanzwe zitwara mu nzira nyabagendwa abantu cyangwa ibintu cyangwa se bigenewe gukurura ibindi binyabiziga bitwara abantu cyangwa ibintu. Ijambo rumoroki bivuga ikinyabiziga kigenewe gukururwa n'ikindi. Iryo jambo rikoreshwa kandi kuri za makuzungu. Ijambo makuzungu bivuga rimoroke iyo ariyo yose yagenewe gufatishwa ku kinyabiziga gikurura ku buryo igice cyayo kiba kikiryamyeho kandi igice cy'uburemere bwacyo ndetse n'ubwo bitwaye bukaba bushikamiye icyo kinyabiziga. Ijambo remoroke ntoya bivuga remoroke iyo ari yo yose ifite uburemere butarenga ibiro 750. Aho amagambo ibinyabiziga bikomatanye n'ibinyabiziga bikururana ubwo ibinyabiziga bifatanye bikagenda nk'aho ari kimwe. Ijambo ikinyabiziga gifatanye bivuga ikinyabiziga gikomatanye kimwe ari ikinyabiziga gikurura ikindi ari makuzungu. Ikinyabiziga gikururana kabiri bivuga ikinyabiziga gikomatanye bikurura bigizwe n'ikinyabiziga gifatanye kandi kiriho remoroke yacyo. Amagambo uburemere bwite n'uburemere budapakiye bivuga uburemere bw'ibinyabiziga kizima gifite karusori n'ibikoresho bwacyo ngombwa kandi cyujuje lisansi
mazutu cyangwa gazi, amazi n'amavuta, ariko hatabariwemo abagitwaye, abantu cyangwa imizigo byikoreye. Ijambo uburemere bwikorewe bivuga uburemere bwite bw'ikinyabiziga kizima hongerwaho uburemere bw'imizigo cyikoreye bw'ugitwaye n'undi muntu wese gitwaye. Ijambo uburemere ntarengwa bwemewe bivuga uburemere bwose ntarengwa bw'ikinyabiziga bwemejwe hakurikijwe ibivugwa mu iteka. Uburemere ntarengwa bwemejwe bw'ibinyabiziga bikomatanye, bw'ibinyabiziga bifatanye cyangwa bw'ibinyabiziga bikururana kabiri byitwa uburemere bugendanwa. Ijambo guhagarara umwanya muto bivuga igihe cyangombwa cy'ikinyabiziga kimara gihagaze kugira ngo abantu cyangwa ibintu byinjire cyangwa bisohoke. Ijambo guhagarara umwanya munini bivuga igihe kirenze cyangwa cyangombwa ibinyabiziga kimara gihagaze kugira ngo abantu cyangwa ibintu byinjire cyangwa bisohoke. Ijambo akagarurarumuri bivuga akantu karabagirana gasubiza imirasire y'urumuri ku kintu kiyohereje. Ijambo ikinyabiziga ndakumirwa ikinyabiziga cya polisi, ibizimya inkongi ndetse n'ibinyabiziga bitwara abarwayi iyo bijya aho bigomba gutabara byihutirwa kandi bikarangwa n'intabaza irabagirana cyangwa irangurura ijwi. Reka tube dusoreje aha, ibindi tuzabigarukaho nyuma tugeze ku ijambo amatara y'urugendo. Amatara y'urugendo iyo twita amatara maremare bivuga amatara y'ibinyabiziga amurika umuhanda mu ntambwe ndende imbere y'icyo kinyabiziga. Ijambo amatara yo kubisikana ayo twita amatara magufi bivuga amatara y'ikinyabiziga amurika inzira nyabagendwa imbere yayo icyo kinyabiziga kitagombye guhuma cyangwa kubangamira abayobozi bava mu cyerekezo. Ijambo amatara ndangambere bivuga amatara y'ikinyabiziga akiranga kandi agaragaza ubugari bwacyo burebewe imbere. Ijambo amatara ndanganyuma bivuga amatara y'ikinyabiziga akiranga kandi yerekana ubugari bwacyo burebewe inyuma. Naho ijambo amatara kamenabihu y'imbere bivuga amatara y'ikinyabiziga abonesha neza inzira imbere yacyo igihe cy'ibihu cyangwa imvura nyinshi
cy'urubura cyangwa cy'umukungugu. Ijambo matara kamenabihu y'inyuma bivuga amatara y'ikinyabiziga akiranga kandi yerekana ubugari bwacyo kireba inyuma igihe cy'ibihu cy'imvura nyinshi, cy'urubura cyangwa umukungugu mwinshi. Amatara yo gusubira inyuma bivuga amatara y'ikinyabiziga yagenewe kubonesha inzira inyuma n'ibinyabiziga no kumenyesha abandi bagenzi ko ikinyabiziga gisubira inyuma cyangwa kigiye gusubira inyuma. Ijambo itara ndangacyerekezo cyangwa kinyoteri twita ikinyoteri bivuga itara ry'ikinyabiziga rigenewe kwereka abandi bagenzi ko umuyobozi ashaka kugana iburyo cyangwa ibumoso. Ijambo itara rishakisha n'itara rihindukizwa bivuga itara ry'ikinyabiziga gishobora guhindukizwa n'umuyobozi bidatewe n'uko ikinyabiziga kigenda, kandi rishobora kumurika ikintu kiri mu nzira nyabagendwa cyangwa kiryayo n'ikijyayo. Abana byishe ijambo itara ndangamubyimba cyangwa itara ndangaburumbarare bivuga itara ry'ikinyabiziga ryerekana ubugari bwacyo ahagana imbere cyangwa inyuma igihe uburebure bwacyo burenga metero 6 cyangwa ubugari bwacyo habariwemo ibyo cyikoreye burenga 2.10. Ijambo ubuso bubonesha bivuga ku byerekeye amatara, ubuso busohokana urumuri, naho ku byerekeye utugarurarumuri bivuga ubuso burabagirana mo urumuri. Ijambo itara ry'umuhondo bivuga itara ryose ry'umuhondo wiganje, ry'umuhondo nyaryo cyangwa usa n'icunga hakurikijwe ibisobanuro bivugwa mu ngingo bivugwa mu ngereka ya 7 y'iri teka. Mbaye mbashimiye kuri iki gihe cyanyu mwafashe, tuzahura ubutaha. Murakoze, murakaba.